Hey guys, twagarutse reka twige scratch noneho tugiye guhera from scratch, then tuzagenda twiga gake gake ku buryo bizarangira content yose uyimenye ibyibanze, gukora do programme nk'uko bisanzwe n'ubundi. Scratch ni programming environment ituma wenda ushobora gucreate cyangwa se gukora animation runaka, game runaka. Ni basic, ni kandi scratch ikiza cyayo imyaka iyo yose wayiga ukayimenya yanagutunga ukazajya ukora ibintu bitandukanye. Ikindi cyane cyane abana biga bakiri muri primary schools, from P4, P5, P6 ushobora kwiga iri academic ni units baziga, kandi ICT nagigombera ngo warabyize mu ishuri, practice makes understanding. So reka dutangire scratch yacu. Tugiye gutangira, this is introduction. Ni episode ya mbere dukoze, turaje turita tureba n'ibikurikiye. Noneho scratch yacu iteye, reka turebe hano. Tugiye kugenda dusobanura akantu ku kantu kugira ngo bitworohere. No kuvuga ngo duhere nk'hano kuri menu. Sorry. Okay, turebe hano. Kambere wenda ni menu nk'ibisanzwe. Hano ureberamo amafayiro ahari kuri tab n'ibisanzwe. Hano haba harimo code, hakaba harimo bakwereka tabs y'amakode ya costumes na sound. Iniyo bita script area, niho wandika amakode yawe. Hano tugeze kuri kare ni block description. Hano haba hari kuvuga ngo ni ibijyanye no kugenda, ni uburyo bigaragara, amajwi, event runaka, gukontrola sensing, operation nayo abarimo. Hano n'ama variables ushobora gucreatinga. Aha ni blocks ushobora gukora inshya. Reka dukomeze. Hano ni stage, kuvuga ngo niho turebera ibiri gukorwa, icyo izi code zacu ziri kuduha. Dakaza sprites list. Ahangaha dushyiraho icyo twise sprites. Ni utungutu ndaje mu kanya turita tureba. Sprites ni izi ngizi, ariyo iyi dufite ni cut sprite. Ikindi twavuga, okay, hano haba hari amatutorial ushaka kuragenda ukareba. Iyi ni editing ibisanzwe. Hano ni file, iyo ugize hano ni indimi. Iyi version ni recent version ni update, nta kinyarwanda kirimo, ariko izisanzwe kinyarwanda kizamo, tuzakareba. Ikindi twavuga ni ba parameters, access. No kuvuga ngo iyi sprite ya cut sprite coordinates, yes, kazite coordinates zayo kuri x iri kuri iriya, kuri y iri kuri -23. So in stage cyangwa se background, iyi ni black, ni white stage dufite. Ahangaha ishatse witwa click akaza ni stage. Ikindi twavuga, yes, ini zoom in, ini zoom out, ini ko 50-50. Urabona ahangaha izi ni block palettes, baita block palettes. Kuvuga ngo niho izi block ziza, izi ndizo twise block. Wenda block, ini block, nini block. Izi zikaba block description, icyiciro. Tuvuge niba ari motion, block ya motions, bijyanye n'ibyo kugenda cyangwa se kugendesha. Turaje turebe gato aka exercise gato. Ikindi aya makomande, aya motion, bijyanye na motion turaje ari byo tubanzaho. Ibindi tuzagira tubyiga gake ku buryo bizajya kurangira
aha iyo ukiritse kuri kariya kadarapo kariya akangaka kuvuga ngo kode zawe zitangira kuraninga. Excuse me a bit. It's okay. Akangaka kode zitangira kuraninga, noneho wakongera ukakirika kuri aka kode zigahita zihagarara. Aha iyi ni stage twayibonye, ariko reka tuvuge kuri tuno tuntu ni view cyangwa se area uri gukoreramo ukira biteye. Iyo ukiritse hano ubu iyo turi gukoreramo ni aha ni hagari na hano ni hagari, noneho iyo ukiritse kuri iyi ngiyi turi gukorera kuri niyo inactive, iyo ni full, iyi ni full. Iri active ni iyi ngiyi, ariko iyo ukiritse kuri iyi ngiyi bahita bazana iyi block description, no, iyi script area itiba nini. For example, ushobora kuba wanditse codes nyinshi, code zabaye nyinshi, cyangwa se aya ma palettes yabaye menshi utari kuyabona, ukirika hariya iyi stage ikaba ntoya, ahandi yo code ukabuzibona. Ahangahe niyo bita code. Okay, numva ibi bibaye, this is a basic. Ibini turabikurikira muri episode ikurikiye.